Yes, namwe guys, reka tubashimire mwese akomeje gukurikira Victory tubabwira ngo uyu ni wa mwanya kiganiro reflection show, ikiganiro kirimo gukora ibintu kiri kubica bigacika hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kubana kurikira Victory TV. Ndajya mubabwira ngo uyu munsi none nkuko gahunda zacu zitajya zihinduka, dufite umutumirwa ndetse dufite tronic stories, dufite na store box, dufite n'icyegeranyo nk'ibisanzwe, dufite ibintu byinshi turubuza kubereka mu gihe tujya tumarana kingana n'isaha yose. So uyu munsi none tubafitiye umutumirwa, uyu munsi none uwo mutumirwa nta wundi yamanukanye n'abajama yifunze ku masaha ku bintu bya dad ndetse ndajya mubwira ngo ubu ngubu reka tumwakire kabisa no kuri Victory, namwe muhite mutangira kumwireba. Nasohokanye n'abajama twifunze wata ni kuma byinshi kuma chains tuba twifunze no wa Sintex na no wa sengo muze bite mu brother. Yeah, Sintex ni fresh buri wese yakanuye amachains amabling kabisa. Naona ni malaya ya bimeze bituone muri muzika kugeza ubu. Ndakora akazi karindire ya urukundo abantu bari kurunyereka ko ni kuba ibintu bibanezeza. Why not? Yeah man. Ushobora gusoza ingoma zawe nibura eshatu batazihonzemo kandi ubona abantu bameze gutya. Gahunda y'ibitaramo muri kubitegura uteo? Gahunda irahari, ibitaramo ni byinshi, hari za Summer Fest, the men bari gutegura bagiye kuzana Shiba Karungi, hari indi Jam Fest nanone igiye kuba y'Ubuholandi nanone. So n'ukwezi gutaha nzajya muri Senegal. So gahunda y'ibitaramo ni nyinshi cyane, ibitaramo ni byinshi. Ndumva kabisa gahunda ya muri muzika ikomeje kugera ku rwego ruhambaye. Atha Nation bari gukora akazi. Atha Nation Day. Barimo bari guteza imbere ako nabaye banzi bandi mufite muri lebo. Muri lebo ubu ngubu nta baririmbyi barimo, abanzi barimo n'umunyarwenya n'umuririmbyi Gena Atha. Hari gahunda ariko kuba muzafata abandi bantu? Yes, gahunda irahari kubera ko uko tuzagenda twaguka hazajya hagenda yinjiraho n'abandi bahanzi. Ndende mubateza imbere. Nuko bimeze. Urwego muzika rugezeho rurahambaye. Rero kirebye se muzika mu gihugu cy'u Rwanda urabona ihagaze ite? Muzika irimo iratera imbere kuko abaririmbyi barimo barabasha gucuruza ibikorwa byabo bakabona amafaranga. Abantu barimo barakurikirana muzika ahantu hose, ko ndumva umwanya ugize radio munini na televiziyo ubu ngubu ni imiziki kandi nyarwanda. Hano kuri Victory umuziki entertainment niyo yes you see ikindi kintu ukuntu muri iminsi gahunda y'umuziki yanyiteye. Murimo murategura ibitaramo mugakorana n'abantu batandukanye, ara nabo bagategura ibindi bitaramo bagakorana n'abantu batandukanye. Ubundi umuhanzi yumva ate iyo atiyumvishe mu gitaramo runaka cyateguwe? Naga ari ibintu bihambaye kuko buri umuntu ahamagara uwashaka bitewe n'imyumvire ye. Umuntu ategura igitaramo agahamagara umuntu bitewe n'igitaramo ashatse gukora, kuko buri muntu wese agira branding y'abantu runaka akurura, you know. So hari abantu bakurura yenda nk'abantu bava ku myaka 12 mpaka ku myaka 18. Undi akaba yaba afite brand y'abantu ikundwa n'abantu bava kuri iyo myaka bakagera ku myaka 30. So nago rero abantu bagira brands zisa. Nukuvuga ngo aho wahamagara masamba siho wahamagara urban boys. So nukuvuga ngo abantu baba bafite brands zisa. Ntabwo rero kuba umuntu atagwamagaye mu gitaramo runaka ishobora kuba atari brand yawe, atari bo abantu akeneye, atari abantu bawe. So ikindi kintu Sintex uretse kuba ibihangano byawe bigera ahantu hariho hose mu Afrika n'isi yose abantu kubira bikurikirana, ariko nk'umuntu akeneye kubireba byihariye ni umuntu abisanga ubundi ujya kuri internet kuri Sintex official. Iyo ugiye muri YouTube ukandikaho Sintex Rwanda, kubera ko nkomoka i Rwanda, ibihangano byangiye wongeyeho Rwanda Sintex ukongeraho Rwanda, bihita biza byisuka byose ukabireba uko natangiye naho ngeze. Ariko Sintex umaze kugira album zinga? Na album umaze kugira, ariko indirimbo zigira album ndazifite.
zigira album. Yes. Ariko ntabwo wabazikora. Ntabwo ndayishyira hanze, ntabwo nari nategura album. Mu ndirimbo zagira iririmba hari kugenda hazamo impinduka. Mu curangire, mu miririmbire, mu byinshi bitandukanye. Iyo urebye ubona urwego nk'urwo ngurwo. Wararugezeho nyine ni iki cyagufashije kugira ngo uhite ku rwo rwego rwo kugeza? Icyamfashije ni ugukora cyane, gukunda ibyo nkora ndetse no kubiha igihe nkabyubaha. Kubyubaha ni ukuba mbitekerezaho. So iyo gihe iyo utekereza ku byo ukora habaho innovation, habaho n'ubundi buryo bwo gutekereza kuba wabishakira inzira mu gihe byageze aho ubona bitari gutera imbere nk'uko we wabishakaga. So icyo nakubwira ni uko ari ugukora cyane ndetse no kubyubaha nkabitekerezaho. Wow. Sintex ntabwo nagusezera utongeye kuririmbira abantu. Gato ya fans baragukunda live ariko nanjye ndabakunda so much. You and I, when we meet this paradise, in my eyes you're number one. I'll be there for you, you. When it's a malaika, my guardian angel malaika, my twinkle star, my you. Niwatumye umutima wanjye uva amaraso, nari nzi yuko urukundo rwanyarwo ari urwabiya uzi ya wa Sintex na Calabash boy. Thank you so much, man. Wabyumviye muri Sintex twari dufite hano muri studio za Victory TV twagira ngo twashimire mwese abakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu, babwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka Sintex tuzongera tugutumire wongere uze ari ukuntu ndahari anytime subizi kabisa. Ibitaramo ni byo ngiye tuzabikavaringa nibimara kurangira tugenda biva muza cyangwa agati igitaramo n'ikindi twongeye tuguhamagare dushyiraho bya bitendo. When we meet this paradise, in my eyes on number